dutangirana n'abagabo babiri bari bafite umwana mu ruhago barimo kugenda ahantu mu bihuru bashaka kumugirira nabi. Umwe yaravuga ati uyu mwana tumujugunye mu manga, undi ati oya, icyo kiraka si cyo baduhembeye, tugomba kurangiza ubuzima bwe tukamwica. Bakomeje gusiga icyo bagomba gukora. Umwe avuga ati nitumuroha muri iriya manga n'ubundi nta buzima arabasigaranye, aragira iriya hasi byarangiye. Nibitanarangira kandi inyamaswa z'inkazi ntago zibumworohere ziramurya. Ariko rwose gufata uruhinja nk'urunguru ngo turwice njyewe byananiye neza. Nagerageje kubikora kenshi ariko byanze. Rero wowe niba wumva wabikora ngaha kira wigeragereze, njyewe ndayamanitse byananiye rwose. Mugenzi we yumvaga ari bubishobore, ariko guterura umwana intoki ze zatangiye gutitira neza nayo biramunanira. Batangiye kugira ibindi bitekerezo bishya bibaza ikintu bakora, kandi ubwo bakomezaga gusiga icyo bagomba gukora niko bwari bukomeje no kwira ndetse butangiye no kwira cyane. Hafi yabo hari umudamu witwaga Veronica wari afite isambu, wari uhajeje kwitemera igitoki cye. Veronica mu kazi kenshi yaragiraga ku buhinzi, yumvaga atagomba kurara atajyanye igitoki cye kuko yari afite ubwoba bw'uko abajura bashobora no kukiba. Icyo gihe agiye gutangira gutema igitoki cye, yagiye kumva yumva umwana arimo kuririra hirya ye. Yabanje kwikanga ahagararaho gato ngo yumve neza, ariko yumva umwana yongera arize kandi cyane. Ahita avuga ati yewe urinde uri muri umwana iki gihe. Yagerageje kumva ko hari uwamusubiza ariko yumva ntawe, ahubwo yumva umwana akomeje no kurira cyane, ariko noneho bisa nkaho barimo kumupfuka umunwa kugira ngo urusaku rwe rutagera hejuru cyane rukumvikana. Veronica byamwanze mu nda, ahita agenda yerekeza aho uwo mwana yari arimo kuririra. Yenda kuhagera yatunguwe no kubona abagabo babiri aribo bafite urwo ruhinja, ariko bisa nkaho ari abagizi ba nabi kuko yabonaga bameze nkaho bashaka kumuroha mu manga ari aho hafi, kandi akabona ko uwo mwana rwose bashaka kumwica, ko nta kindi kintu cyabazanye aho ngaho. Veronica kubona ibyo bintu yarikanze nubwo wabura mwice cyane kuko yabonaga abo bagabo adasanzwe bazi muri ako gace k'iwabo. Icyamuteye ubwoba cyane ariko si uko atarabazi, ahubwo nuko yabonaga ibyo bashaka gukorera uwo mwana, kandi akanabibona neza ko nawe bamubonye. Veronica yashatse gusubira inyuma ngo yirukanka akizwe n'amaguru batamugirira nabi, ariko imbaraga zo kwirukanka arazibura. Yumva agomba gutabara uwo mwana kubera ko ibyo bashaka kumukorera nyine byose yabibonaga. Yahise agenda abasanga maze arabegera arababwira ati ndabinginze nimusigeho. Ba bagabo bararebanye bahita bongera barahindukira bose baramureba, baramubaza bati ni ukubera iki uri hano iki gihe, ese urashaka gupfa? Veronica ati hano mpafite imirima, mpafite amasambu yanjye, narinje kwitwarira igitoki cyanjye, maze rero numva umwana arimo ararira, niko kuza mbasanga kugira ngo ndebe ikintu kirimo kuriza uwo mwana. Umwe muri abo bagabo yahise amubwira nabi ati va hano vuba ugende. Veronica n'ijwi ryuzuye agahinda ati ndishakira uwo mwana, ndabinginze nimumunyihera, njyewe nta mwana n'umwe nigeze mbyara, umugabo wanjye akiriho twategereje imyaka myinshi ko Imana wenda yadukorera igitangaza ikaduhereza umwana, ariko ntabwo byigeze biduhira. Yarinze yitaba Imana nta mwana n'umwe asigiye. Uwo mwana rero nimumumwihere kuko njyewe ndamukeneye cyane rwose, nimumumpe aho kugira ngo atararangiza kubivuga bati aho kugira ngo tugire dute. Veronica nta n'ubwoba ati twese turi bakuru, ibyo mushaka gukora ndabibona. Rero niba hari ubuzima bw'umuntu mwifuza gutwara kuri uyu mugoroba nimutware ubwanjye, ariko rwose uwo mwana mumureke yibereho. Bahise bamureba nabi bati va hano wa mugore we, cyangwa nukomeza guhatiriza nawe ubuzima bwawe ubure nk'uko urimo kubivuga hari uzi ko urimo kudukinisha. Veronica ahita abapfukama imbere ati nabibabwiye rega nimushaka njyewe munyice, ariko icyo nshaka kuvuga nuko uyu mwana batagomba kuvutswa ubuzima bwe. Rero
ndabasabye nimumumpe nzamurera neza, nzamwitaho nk'uko nabigirira umwana wanjye nibyariye, ntabwo nzigira mufata nabi namba. Abo bagabo bakomeje kumva amagambo ya Veronica no kubona ukuntu abapfukamye imbere abasaba umwana, maze bahita bigira hirya gatoya ngo babiganireho, maze kandi batungurwa no kubona ukuntu umwana yarahise aceceka. Veronica nawe yari yahise ahaguruka hamwe yari yapfukamye ategereje ikintu bari buze kugaruka kumubwira. Aho bari bagiye kuvuga n'abiherereye batingiye kuvuga bati uyu mwana reka tumumwihere, uriya mubyeyi arasa nkaho rwose yamurera neza, kandi nta n'ikintu na kimwe bazigira bamenya ku byabaye byose. Aha hantu ni kure cyane twamuzanye, nta muntu n'umwe uzigira ahamenya, nta muntu n'umwe uzigira amenya iby'umwana, reka tumumuhe tuzagenda tuvuge yuko yapfuye byarangiye. Babyumvikanyeho maze biyemeza gutanga umwana, rikazaba ibanga rikomeye cyane rizaguma hagati yabo, byaba ngombwa bakazanaripfira. Umwe muri abo bagabo wari utewe uwo mwana yahise agenda amuhereza Veronica, aramubwira ati akiriye umuhungu, genda umwirere nk'uko ubyifuza, uhindutse umucunguzi we, kandi ntuzigere ukora ikosa na rimwe ryo kubivuga, ntuzagire umuntu n'umwe ubwiza ukuri uburyo wabonyemo uyu mwana. Nukora ikosa bikamenyekana ari wowe ari nawe, mwese muzapfa. Veronica yahise yakira umwana maze amwakira vuba vuba ngo hato batanisubiraho bakamumwambura, maze ubundi ahita amuryamisha mu gituza cye. Intoki ze zatangiye kumukoraho, ubundi asagwa n'ibyishimo atangira kumwenyura, atangira gushimira Imana ko mu bitangaza byayo nyuma y'igihe kinini cyane yifuza umwana yarabuze n'umuntu wamumuhanga murere, Imana yari imuhaye umwana we atigeze atekereza. Yahise abwira abagabo ati murakoze cyane kandi muhumure, nta muntu n'umwe uzigera amenya iby'uburyo nabonyemo uyu mwana, rwose ndabibasezeranyije nta muntu n'umwe uzabimenya. Abo bagabo bahise bagenda bihuta cyane, nuko Veronica babona barenze, nuko akomeza kwihutsa no gushimira Imana cyane. Veronica yakomeje kwitegereza umwana n'ubwuzu bwinshi cyane, maze akavuga ati ubu ngubu umeze neza mwana wanjye, uri mu biganza bizima n'umutima muzima utazigera kwifuriza ikibi na kimwe, kandi usibye nanjye nta n'undi muntu nzigera nemerera ko akugirira nabi, nta muntu nzigera ntuma akubabaza cyangwa se agukorera ikintu icyo ari cyo cyose kibi. Igihe cyose nzaba nkiriho nyihumeka umwuka w'abazima, nzakurwanirira, nzakora icyo ari cyo cyose maze uzakura uvemo umugabo. Umwana icyo gihe yari yatuje kuko wagira ngo yari yamenye ko yageze ahantu hatunganye. Veronica yahise agenda yerekeza aho yari atuye. Yenda kuhagera yaribajije ati abantu nibambaza iby'umwana ndavuga iki? Navuye mu rugo nerekeza ku isambu yanjye mvuga ko ngiye kuzana igitoki, ababona ngarukanye umwana n'igitoki ntacyo nzanye, ubu baravuga ngo iki? Veronica rwose ibyo ari byamujyanye byose yari yabyibagiwe, yari yijyaniye umwana kuko nta kindi kintu yatekerezaga. Yakomeje gutekereza icyo ari buvuga, ariko ageze aho yumva uko biri buze kumera kose atagomba kuza kuvugisha ukuri, ari buze kuza kubabeshya no kubacanga nyine ntibabimenye neza, kuko isezerano yari yahaye ba bagabo yari arizi neza kandi yumva agomba kuririnda. Yumvaga afite ukwiyemeza gukomeye cyane, yumva buri imbaraga ze zose na buri rugingo rwe rwose bigomba kurwanirira uwo mwana bikamurinda. Veronica yageze ku nzu ye maze afunguye umuryango, kumva yinjiye mu nzu ari kumwe n'urwo ruhinja yumva biramushimishije cyane, kuko yumvaga atari wenyine, yumvaga ari kumwe n'undi muntu. Yumvaga atazongera kwicwa n'irungu ukundi. Mu bushobozi buke yari afite yagombaga gukora uko ashoboye kose umwana akamubonera amata, kuko kumwonsa byo ntabwo yari akibibashije, ndetse yumvaga agomba kuzabona n'ibindi byose umwana yakenera, ariko akazakora neza, maze akavuga ati mwana wanjye nzemera mburare, ariko wowe ntuzigere ubura ibyo ukeneye nk'umwana. Mu gitondo bukeye Veronica yitegereje aho umwana aryamye maze yibuka ko nta n'izina agira, maze ahita amwita Moses,
bitewe n'uburyo umwana yamubonyemo kandi n'umugabo we ataritaba Imana. Yamubwiraga ko nibabyara abana hakavamo abahungu umwe muri bazamwita iryo zina, maze amwita Moses gutyo. Moses yakomeje kumukunda cyane, agakora cyane kugira ngo umwana atazigera abura icyo kurya, kandi akabikora yishimye cyane atinuba cyangwa se wenda ngo abyicuze. Urusisiro rwose rwarabibonaga cyane ko yahindutse, katakiri wa muntu uhora mu bwigunge, ahubwo nawe asigaye ari umubyeyi nk'abandi. Abantu bose batangazwaga n'urukundo akunda uwo mwana kuko yaramukundaga cyane bihebuje. Iyo yarwaraga, Veronica yararaga agenda imisozi yose ajya kumuvuza, n'undi mubyeyi wese uhangayikiye umwana we karuhuka ari uko abonye umwana ameze neza. Atangiye gukura, Moses nawe yaramukundaga cyane. Yabagiye nkana akamubwira ati mama wanjye uze kuza kubanguka. Inshuro zose yamuhamagaraga mama. Veronica yumvaga agiye nko kurira kuko yumvaga atabyumva, kumva yitwa nyina w'umuntu yumvaga ari ibintu atarimo nawe kubasha gushyikira. Moses yaje gukura, akura ari umwana w'umunyabwenge cyane, abantu bose bagatangazwa n'ubuhanga bwe babonaga afite muri icyo gihe. Veronica nawe yakundaga kumwitegereza maze akamubwira ati mwana wanjye mbona uzavamo umuntu udasanzwe. Moses ageze mu kigero cy'imyaka 17 yari amaze kuba umusore ushinguye kandi w'uburanga butangaje. Yari umuhanga cyane kandi mu byerekeranye no kumenya kurasa nk'uko umusore wese muri icyo gihe yagombaga kuba abizi, kandi bagombaga kujya no kwiyerekana ibwami. Icyiciro cyabo kigezweho cy'abasore buje imyaka 17 bagiye kwiyerekana ibwami nyine kugira ngo bagaragaze ubuhanga bwabo n'ubumenyi bari bafite muri icyo gihe. Icyo gihe Moses yahigaga abandi bose bari bajyanye, maze umwami nawe abibonye aratangara cyane, atangazwa n'ubuhanga yabonaga afite. Umwami Zulufati wari uriho kuri iyo ngoma nawe wari usanzwe ari umuhanga cyane, nta muntu wajyaga apfa kumwemeza, ariko icyo gihe bwo rwose yari yatangaye cyane, yari yatangajwe n'ubuhanga bwa Moses. Yari yamukunze cyane, maze aramubwira ati nashimishijwe n'ubuhanga bwawe kandi nzagutumaho tuganire by'umwihariko, tuganire twihereye. Moses byaramushimishije cyane, maze akigera mu rugo ahita abwira Veronica iby'iyo nkuru nziza ku mwami yifuje ko bazabonana bakaganira biherereye bonyine. Maze Veronica biramushimisha cyane, ati nakubwiraga ko uzavamo umuntu udasanzwe, reka dutegereze, ndizera yuko wenda ibyo gushakira atari bibi. Bakomeje kwicara bategereje ko umwami wenda yazamutumaho, ariko baraheba. Moses akimara kuzuza imyaka 18, umwami nawe yiteguye kumutumaho. Hari inkuru yamenye kandi inkuru yamushenguye umutima ku buryo n'ibyo binatongeye kubitekereza. Umwami Zulufati icyo gihe yari ari mu bihe bitari bimworoheye by'agahinda gakabije. Umugore we mutoya yari yabyaye, ariko iyo nkuru yo kubyara kwe aho kugira ngo imuzanire umunezero, ahubwo yamwongereye ishavu n'agahinda kenshi cyane. Abari bamuzaniye iyo nkuru bamubwiraga ko umugore we yabyaye umukobwa, ariko we ntabyumve, agakomeza abasubirishamo ati umukobwa kuko yabyaye umukobwa. Bakamubwira bati nyiri cyubahiro yego nibyo koko yibarutse umwana w'umukobwa. Yumvaga atabyumva, ariko kumva akomeza kubasubirishamo bakamubwira ko ari umukobwa koko, maze agerageza kubyumvisha no kubyakira. Arababwira ati ngaho murakoze nimwigendere. Bamaze kugenda, umwami yari ifungiranye, agenda karamwica, akomeza kubitekerezaho n'ishavu ryinshi cyane byamwuzuye umutima, kuko yumvaga iyo nkuru rwose iri gukomeza kumubabaza cyane. Yakomezaga kwibaza ati umukobwa nanone, ariko se ndakora iki noneho kuri iyi nshuro? Umwami icyo gihe byari bimaze kumurambira gukomeza kubyara abakobwa buri gihe. Yumvaga ari inkuru rwose atagishaka no kumva. Ubundi muri we yumvaga atazashaka abagore benshi nk'uko bamwe mu bami bo muri icyo gihe byari bimeze. Gusa umugore wa mbere yazanye yabyaye abakobwa 6.
yigira inama yo gushaka uwa kabiri kugira ngo wenda arebe ko byibuze yamubyarira umuhungu, kuko umuhungu ari we wagombaga kuzamusimbura ku ngoma nk'uko ariko byari bimeze muri icyo gihe cyabo. Kubona ko uwa mbere nta muhungu amubyariye, yibwiraga ko wenda uwa kabiri naramuka amuzanye wenda bizagenda neza akabasha kumubyarira umuhungu nk'uko yabyifuzaga. Gusa uwa kabiri yari azanye nawe muri icyo gihe nta muhungu n'umwe yigeze abyara, yabyaye inshuro enye zose abyara abakobwa gusa. Umwami Zurufati byaramuyobeye maze azana umugore wa gatatu, ariko nawe icyo gihe yari amaze kumubyarira abakobwa batatu. Noneho icyo gihe agahinda karamwishe, azana uwa kane, ariko noneho avuga ko nibyanga atazi neza niba azongera kuzana undi. Umwami yabaye aho n'icyizere cyinshi cyane, ategereje ko wenda noneho Imana igiye gukora ibitangaza ikamuha umuhungu, ariko siko byagenze. Nawe yari yakiriye inkuru atifuzaga kumva, kuko yari yongeye kubyara umukobwa. Bose hamwe yarababaraga, akumva amaze kugira abakobwa 14 bose nta muhungu n'umwe urimo. Icyo gihe umwami Zurufati yafashe igihe maze ariherera arifungirana, akomeza gutekereza cyane ku kintu agiye gukora, ariko akumva abuze igisubizo. Niko guhita atumizaho abajyanama be ngo bamugire inama y'icyo yakora, maze bamwe bakamubwira bati ntuzigere uzana undi mugore, rwose uzabyihorere, kuko ubwo nyine tujya twumva banavuga yuko igitsina cy'umwana kigenwa n'umugabo. Rero komeza ugeragereze kuri bariya ufite urebe ko bizashoboka. Bakomeje kumugira inama zitandukanye, abandi bati oya, zana undi mugore wa gatanu, ibyo ngibyo byo kuvuga ngo igitsina cy'umwana kigenwa n'umugabo ni ukubeshya, zihorera ibyo ngibyo wibyumva, zana undi wa gatanu, ukomeze ugerageze inshuro nyinshi maze turebe ko wenda hari igihe wazazana uzabasha kuguhereza uwo muhungu twifuza. Umwami byaramuyobeye kuko yumvaga inama zabo n'ubundi nta kintu zirimo kumumarira. Gusa nanone yibazaga ubundi umwana wavuka ako kanya igihe azakurira akamutoza, akabona niyo yavuka azajya gukura wamaze gusaza cyane atakibashije kumutoza nk'uko abyifuza. Mu nama zose bakomezaga kumubwira, rwose yumvaga zose n'ubundi nta kintu zimumariye, maze abasaba kwigendera, yiyemeza kuzifatira umwanzuro we ku giti cye wenyine, kuko yumvaga n'ubundi byose ntacyo bimaze. Bari barahereye kera bamugira inama yo kuzana abandi bagore, nta katari yaragerageje, ariko byari byaranze. Kuva uwo munsi umwami Zurufati yatangiye kwiheba cyane, maze yiherera ahantu nka wenyine arifungirana, maze bose batangazwa n'iyo myitwarire ye idasanzwe n'ako gahinda gakabije yari afite, kuko n'ubwa mbere bari babimubonyeho. Yatangiye gusenga cyane, abaza Imana ikosa yaba yarakoze rituma itamuhereza umwana w'umuhungu nk'uko abyifuza. Ibiganza bye byari byarifuje kuzaterera umwana w'umuhungu igihe kirekire, ariko yabonaga azarinda atanga akava ku isi y'abazima atabonye icyo yifuzaga. Yabonaga rwose azarinda atanga adateruye umwana w'umuhungu nk'uko yabyifuje igihe kinini cyane. Yatangiye kuvuga ati ese nyuranye n'amategeko y'ubu bwami bwacu, nshaka ukuntu nabeshya ko hari umwana w'umuhungu mfite hanze? Yatekereje ibintu byinshi cyane maze akavuga ati ese nkore iki Nyagasani? Abakobwa banjye ndabakunda cyane, rwose ndabakunda, nta n'umwe nangamo, ariko nta n'umwe uzigera nsimbura. Zurufati yatekereje byinshi maze atangira no kurira, akavuga ati Nyagasani koko ndakora iki? Ese nimara gutanga ubwami buzaba ubwande? Ese nzabusigira nde? Ese ko navutse ndi ikinege, ko data yatanze nkiri mutoya nkahita musimbura nk'ingoma, njyewe nzabusigira nde? Ese bugiye kwibagirana burundu? Umwami yageze aratuza, atangira gutekereza neza, maze atangira gutekereza ku musore yari amaze iminsi abonye akanamwikundira cyane witwa Moses. Afite ukuntu yari yamwishimiye cyane, maze atangira kumutekerezaho cyane. Aturiya musore nabonye rwose afite impano zidasanzwe, hari ukuntu namubonye mbona atandukanye n'abandi bantu bose.
ese nzegera umuryango we tubeshye tuvuge ko wenda ari umwana wanjye? Ese nibaramuka bamenye ko mbeshya nimara gutanga ntibazarara bamwivuganye? Yakomeje gutekereza kuri Moses cyane, ariko agira ubwoba bwinshi cyane ko nibamenye ko nta maraso ya Cyama afite bazamugirira nabi. Ageze ariko ibyo ngibyo asa nk'ubyirengagije, aravuga ati wenda ntago bazigira babimenya, ngiye kugerageza nshaka ukuntu namutumaho tuganire, maze ubundi nshake n'abantu bagenda bajye guperereza bamenye ibyo byose, menye n'ukuntu umuryango we nzawegera maze tukabeshya ko ari umwana wanjye. Yakomeje gutekereza ibintu byinshi cyane, maze umunsi wa mbere urarangira akifungiranye, uwa kabiri kugeza ku munsi wa kane yifungiranye adasohoka. Abashefu bakuru b'ibwami byatangiye kubatera ubwoba bwinshi cyane, babonaga rwose iyo myitwarire idasanzwe kandi bakabona n'umwami bishobora kumwitana. Bari bafite ubwoba bwinshi kuko ni ubwa mbere babonaga umwami ahangayitse gutyo. Ubwami bwabo bwari bwaranyuze mu bihe byinshi bikomeye cyane, bwari bwaragambaniwe kenshi, bari baratezwa ambushi kenshi, hari n'igihe barwanaga bagatsindwa hagapfa abantu benshi cyane, ariko ntago bari barigeze babona umwami bimuhangayikishije nk'uko byari bimeze muri icyo gihe. Babonaga biteye ubwoba. Umusaza umwe umwami yizeraga cyane, yanakundaga cyane, wari waranabanye na se igihe kinini, yakomeje kwitegereza ibyo bintu yumva atakomeza kubyihanganira, maze uwo musaza witwa Raymond aravuga ati umwami ntago yakomeza kwihemukira kuriya mbirebesha amaso yanjye ngo singire ikintu nkora. Yahise agenda maze ajya aho umwami yari yifungiranye, atangira gukomanga cyane, aramubwira ati mwami nyiricyubahiro ndakwinginze mfungurira, ni njyewe Raymond ukomanga. Yakomeje gukomanga cyane ariko yumva umwami ntakoma. Yatangiye kumuhamagara ati nyiricyubahiro ndakwinginze nyumva, ni Raymond urimo gukomanga, ndakwinginze mfungurira. Umwami yaramwumvishe maze akomeza kumwihorera. Raymond nawe akomeza kwinginga cyane kugira ngo arebe ko umwami yafungura, ariko umwami rwose aricecekera, yanga kugira ikintu na kimwe akora. Raymond yatangiye kumubwira ati wahoze uri umugabo w'umunyembaraga, wituma ko gahinda kagutwara burundu rwose ngo kaguherane. Nyagasani ubu bwami bwacu buracyabakeneye. Umwami yakomeje guceceka. Raymond nawe gukomeza kumutera ubwoba bwinshi cyane ko umwami ashobora gukomeza kwigirira nabi cyane, kuko yari afite n'ubwoba bw'uko wenda hari n'ikintu kibi cyashobora kuba cyaramubayeho muri iyo minsi yari amaze adasohoka. Raymond ntako atagerageje, yakomeje kumubwira amagambo menshi amubwira yuko ubwami bwabo bukimukeneye, ariko umwami yanga kugira ikintu na kimwe akora. Byamuteye ubwoba bwinshi, ahita ategeka abarinzi bari hafi aho ati nimwicare ruriya rugi. Baramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo twabikora, umwami yahita adukatira urwo gupfa, twamanikwa, ntabwo rwose dushaka kuhasiga ubuzima bwacu. Raymond ati nimubikore, niba hari uwahanwa ni njyewe, wowe wabahaye amategeko yo kwafungura, rero mwigire ubwoba si mwebwe mwahanwa. Raymond yabivugaga mu ijwi rifite imbaraga nyinshi cyane ry'ubuyobozi, kandi nabo bari bazi ukuntu umwami amukunda cyane, ko ari umwe mu basaza bakuze bari basigaranye aho ngaho, banahoze ari inshuti cyane za se wa Zulfati akiri umwami ataratanga. Maze koko bahita bagenda, urugi bararwica. Urugi bakimara kurwica, basanze umwami aryamye hasi yarishwe n'inzara, nta gatege, nta mbaraga namba, ku buryo Raymond yatangiye gutekereza ko no guhaguruka ngo ajye gufungura umuryango atari bubishobore. Yese atumizaho ikintu cyo kunywa cyamuramira vuba vuba, ahita asaba n'abantu bose bari bamaze kumufasha kwica urugi ko bakigendera, ubundi agasigarana n'umwami wonyine. Yatangiye kumwitaho, maze umwami atangiye kugarura agatege. Raymond amupfukama imbere, aramubwira ati mwami wanjye, ndimo ndumva uburibwe ufite, ndimo ndumva intimba ufite ku mutima, ndimo ndumva agahinda kawe, ariko nanone kwicisha inzara ukigirira nabi gutya sibyo ibintu biri buze kuza gukemura ibibazo bihari.
njyewe ndimo kubitekereza numva atari byo bintu rwose wakabaye ukora, kuko abantu bagukunda ni benshi cyane bakigukeneye. Urabizi neza abakobwa bawe baragukunda cyane n'abagore bawe baragukunda, n'ubu bwami bwacu bwose buracyagukeneye, abaturage bawe twese turacyagukeneye rwose, sigaho gukomeza kwigirira nabi. Zulfati ati ndabizi neza ukuntu abana banjye n'abagore banjye bankunda, n'umuryango wanjye wose muri rusange, mwese muracyankeneye ndetse n'ubu bwami bwacu bwose, ariko nanone nabaye ikigwari, nananiwe kubahereza ikintu mukeneye kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ubu bwami bwacu nananiwe kubahereza umucunguzi wabwo, nananiwe kubahereza uzansimbura igihe njyewe nzaba maze gusaza cyangwa se maze gutanga. Ese urumva maze iki? Urumva ntarutwa n'utakiriho? Raymond yakomeje kumutega amatwi, akomeza kumva agahinda ke, akomeza no kumwihanganisha, anamuhumuriza, amubwira ko atagomba guheranwa n'agahinda gutyo. Bakomeje kuganira, umwami nawe aramufungukira maze amubwira byinshi, maze ageze aho aramubwira ati ahari ibingibi ni ibihano by'Imana ndimo guhabwa. Raymond yabaye nk'ucikaho gatoya, maze ageze aho aramubaza ati ni ukubera iki buri gihe tuganiriye ku bintu nk'ibi bo numva utekereza ko wenda hari amakosa ushobora kuba warakoze akaba ari ibihano urimo guhabwa? Zulfati ati sinzi niba nabyita amakosa, ariko uko biri kose ndabyicuza. Umukobwa witwaga Salome wakoraga hano ari umujakazi, naramukundaga cyane, nicuza impamvu yagiye simushakishe, sinzi niba umuzi. Raymond ati ndamuzi, ndanabizi neza ko wamukundaga cyane, ariko mama wawe ntabishyigikire. Zulfati ati kuva kera kose nahoze nyoborwa na mama wanjye, nkakora ikintu cyose ambwiye, buri ntambwe yanjye yose nteye nkayitera ari uko yabanje kugiranwa nawe. Nabonaga mama wanjye ahora mu kuri, ari inyangamugayo, ari umuntu ureba kure cyane, ibintu byose ambwiye nkabikora nk'uko abivuze, nta kintu na kimwe mpinduyeho. Gusa bimwe mu byo yambwiye nkabyemera, nkabikora uko nk'uko abivuze, ntangiye kubyicuza. Raymond ati byagenze bite? Zulfati yakomeje kumubwira ati uwo mukobwa witwaga Salome wakoraga hano naramukundaga cyane, nari ntaraba umwami, ariko nari mbizi neza ko nenda kumuba. Salome byamuteraga ubwoba gukundana n'umuntu nkanjye n'urwego nari ndiho, kandi nawe urwego ariho abizi neza ukuntu ruciriritse, ariko nkamubwira ko atagomba kugira ubwoba, ko nta n'ikibazo agomba kugira, nkamubwira ko nzakora uko nshoboye kose nkarwanirira urukundo rwacu, byanaba ngombwa tugahunga tukigendera igihe bazaba batadushyigikiye. Icyo gihe nakundaga n'umutima wanjye wose, nakurikizaga amarangamutima y'umutima wanjye gusa, nta kindi kintu na kimwe nabaga nshyize imbere. Sinari nitaye ku cyubahiro cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, narakundaga gusa. Kubishira byageze aho ngaho biratunamira, n'abandi bantu barabibona, babona ukuntu dukundana rwose baranabimenya, na mama wanjye aza kubimenya. Akimara kubimenya aranyicaje arambaza ati ibintu ndimo kumva nibyo kuko ukundana n'umukobwa w'umujakazi witwa Salome? Nta no guca ku ruhande, nahise byingemera ndamubwira nti nibyo kuko turakundana cyane, ndamukunda kandi nawe arankunda. Mama yararakaye cyane, arambwira ati ujye umenya uwo uriwe, ujye umenya ko uri ikinege, ujye umenya ko ari wowe wenyine ubwami bwose buhanze amaso, ntabwo ukwiranye n'umujakazi nk'uwo. Mama twakomeje kuganira kubera ukuntu ibyo yambwiraga byose nabyemeraga, maze kuko nanjye ntangira noneho kubishidikanya, ndavuga nti ahari ubanza koko nanjye nshobora kuba narayobye, ibyo ndimo sibyo, nabaye nk'uwirengagiza urukundo rwanjye, maze Salome ntangira kumwirengagiza, ntangira kumwikuramo, ariko biranga biba by'ubusa, umutima wanjye ugakomeza kumunyishyuza, inshuro zose nkaba ndimo kumutekereza, rwose kumwikuramo neza neza biranga. Umukobwa nkomeza kumukunda cyane, kandi noneho ndavuga nti ku inshuro ya mbere noneho nibwo ngiye kurenga ku mabwiriza ya mama, noneho ntabwo ngiye gukora ikintu nk'uko akivuze, ngiye gukomeza kwikundira umukobwa nakunze. Mama yaramunamiye
abona noneho rwose narahindutse cyane, abona niyo nshuro ya mbere mbaye nk'umusuzuguye kuko ibyo yarambwiye kubikurikiza byari byanze. Salome twakomeje gukundana cyane, na mama arabibona ko umukobwa kumureka byananiye burundu, maze ageze aharanyegera arambwira ati mwana wanjye, ubanza kuko urukundo ukunda uriya mukobwa rukomeye cyane, murakundana cyane rwose, ngaho reba niyo nshuro ya mbere rwose nakubwira ikintu ukananira, ntugikore nk'uko nikubwiye. Nanjye ndamubwira nti mama rwose uriya mukobwa ndamukunda cyane, niteguye no guhara ubuzima bwanjye, ariko rwose simubure kubera ko nyine ndamukunda kandi nawe nuko arankunda cyane. Mama noneho yahise ambwira ati ndabashyigikiye, ngaho nimwikundanire rwose, sinzongera kubabangamira, nimwikundanire nta kibazo. Byaranshimishije cyane, mama wanjye ndamuhobera ndishima nawe arabibona, maze iyo nkuru nanone numva ngomba kuyibwira Salome, numva ko ngomba kumubwira yuko mama wanjye yanshyigikiye ko tugomba gukundana ku mugaragaro, ko nta n'ikibazo agomba kubigiraho. Twese byaraturenze, maze dukomeza kwikundanira, ari nako dutangiye gutekereza ku mushinga wo kuba twabana tugakora ubukwe. Tukiri muri ibyo ariko tutarabishyira ku mugaragaro, twaje kugwa mu gishuko nuko tuza kuryamana, kwifata neza biratunanira. Kuva uwo munsi ariko Salome ntago nongeye kumubona, ntago mbizi niba yarandakariye ko namutakarije ubusugi, wenda agakeka ko ari irari ry'umubiri byatumye mutura muri uwo mutego, nuko nyine nkabasha kumutwarira ubusugi gutyo. Natangiye gutekereza byinshi nkeka ko yandakariye agahita yigendera, ntangira kumushakisha ngo mubwire ko atari irari ry'umubiri ryabinkoresheje, ko namukundaga cyane kandi ko niteguye no kubana nawe. Maze ariko nkomeza kubaririza mu bandi bakozi bakoraga mu rugo iwacu, ariko bakambwira ko batazi irengero rye. Gusa ariko bamwe baje kumbwira ko bumvishe yuko yagiye kwishakira undi mugabo. Bakimara kumbwira gutyo nanze kubyemera, ntago yajya gushaka undi muntu kuko ninjye wakunda cyane ndabizi neza. Icyo gihe narihebye agenda karanyica, maze nk'uko mama ariwe mujyanama mukuru nari mfite, ntangira kumuganyira mubwira ukuntu wa mukobwa nakundaga cyane, niteguye no guhara byose ngo twibanire, namubuze namuburiye irengero, kandi ko ndimo kumva inkuru z'inshamugongo ko ashobora kuba yagiye kwishakira undi mugabo. Mama yanteze amatwi maze mubwira agahinda kanjye kose, maze aranyumva ati mwana wanjye, ndimo kumva ukuntu ubabaye, ndimo ndumva intimba ufite ku mutima, nzi neza ukuntu kubura umuntu ukunda bibabaza, ndakwinginze ihangane mwana wanjye. Mama wanjye icyo gihe nahise musaba ko bampa abantu maze bakajya kumushakisha, nkamenya neza koko niba yaragiye gushaka undi mugabo cyangwa se niba hari ikindi kintu cyabimuteye. Muri make numvaga nshaka ko duhura, maze tugahura turimo kuganira amaso ku maso, akanyibwirira ukuri kose k'ukuntu byagenze. Icyo gihe mama wanjye yahise ansha intege, arambwira ati mwana wanjye, ndakwinginze wimushakisha. Yakomeje kumbwira ati erega nubwo udashaka kwakira ukuri ku byabaye, ariko niko byagenze, nanjye ndabizi neza ko yagiye gushaka undi mugabo. Ati erega buriya ntago yagukundaga, ajya uva ku batindi, ntago wamenya icyo bimukoreshaga, wenda n'undi mupango w'abandi bantu bari baramugutumyeho kugira ngo azakugushe mu mutego, bamenye amabanga yacu y'ubwami bwacu kugira ngo bazatugambanire. Ibigenza abantu ni byinshi cyane mwana wanjye, nutuza nzakuganiriza neza iby'uriya mukobwa yari umugambanyi woherejwe nawe ibwami, ahubwo nuko twagize Imana akaba agiye kare, akaba agiye gushaka uwo mugabo wundi, ibyo byamugenzaga atabigezeho. Mama nahise mubwira nti mama, icyo ngicyo ni ikinyoma, simbyemeye, niba hari n'ababikubwiye rwose barabeshya, kuko uriya mukobwa yankundaga cyane nanjye nkabibona, ntago yazanywe na hano kutuneka kuko yankundaga cyane. Rero nimundeke nshakisha abantu bamushake, duhure tuganire, anyibwirire ukuri neza. Maze mama wanjye arambwira ati erega ndabizi neza byose nabimenye, uriya mukobwa
rwose yamenye ko umuhungu bakundanaga hari undi mukobwa ugiye kumutwara yaraje inaha, nuko ibyo kuneka bamutumye ahita bivamo yisangira uwo mugabo. Rwose nta gushidikanya, njyewe ndabizi neza, mfite n'ibimenyetso mwana wanjye, ndabizi neza ko wamukundaga kandi nanjye urabizi ko nta mwangaga. Naraguhaye uburenganzira ngo mwikundanire, ariko kuri iyi nshuro gerageza kunyumva. Rwose ndakwinginze ihangane, ntujye muri ibyo bintu byo kumushakisha kuko no gukomeza kwibabariza umutima. Ese ubundi niba atagushaka wowe uramwirukankaho kubera iki? Mama yakomeje kunyumvisha ko kumushakisha atari ngombwa, ati wikirirwa umutaho umwanya wawe umushakisha kuko kumusangana n'undi mugabo bashakanye byagukomeretsa cyane kurushaho kumubona ari kumwe n'uwundi muntu, ari kumwe n'umugabo we bashakanye bicaranye barimo kumwenyura baseka bishimye. Tekereza iyo foto yabo mu maso yawe, mwana wanjye, urumva wabyakira ute? Urumva bitagushengura umutima kurushaho? Tuza rero wimushakisha, utazamusangana n'uwo mugabo we maze ugashaka kumwivugana ngo wisigaranire Salome kuko umukunda. Mureke rwose, aho kugira ngo uzice umuntu, babarira umwihorere umwirengagize. Abakobwa beza bavuka mu miryango ikomeye barahari, tuzagushyingira umwe muri bo. Hari imiryango myiza yatoranyijwe kuzajya ishyingira ibwami. Aho ngaho ntabwo tuzaburamo umugeni kuko hariho abakobwa beza kandi bageze igihe cyo gushaka. Rero humura wihangayika kuko mize kumutaho umwanya wawe kandi atagushaka. Mama yakomeje kubinyumvisha kandi arambwira ati humura, nzagufasha guhitamo umugeni mwiza ukubereye, ntugire ikibazo na kimwe ugira. Icyo gihe noneho nabyemeye byose nk'uko abimbwiye, maze ibyo kumushakisha ndabireka burundu ndabyirengagiza. Nari maze kubona kandi ko ibyo gukunda ntacyo bivuze kuko nyine nari menye ko Salome atigeze ankunda habe na gatoya. Kuva icyo gihe mama wanjye nahise mureka ngo abe ari we uzampitiramo umugeni. Bariya abagore bose tubana niwe wagiye ubahitamo, akabahitamo uko abyumva, akabanshimira, nanjye nkabemera uko nguko, atari uko wenda mbakunze, kubera ko nyine yabahisemo gusa nkumva ko nanjye nyine ngomba kubyemera. Raymond ahita amubwira ati ese nuko uko byagenze, none se uri muricuza iki? Zulfati ati ndicuza nyine ko numviye mama wanjye nkemera ibyo yaramaze kumbwira byose kuri Salome no kumushakisha nkabireka. Rwose nakoze amakosa akomeye cyane, nakabaye naramushakishije kuko muri iyi minsi maze nifungiranye nahoraga mbona ishusho ye mu maso yanjye ateruye umwana w'umuhungu arimo kurira cyane. Ahari wenda umunsi umwe twabonanye ntekereza ko ashobora kuba yaragiye atwite. Rwose nta kabuza Salome ashobora kuba yaragiye namuteye inda, ashobora kuba yaragiye antwitiye. Raymond ati simbizi, gusa ibyo ari byo byose uko byaba bimeze kose njyewe ndimo ndatekereza ko wenda Salome ashobora kuba atakiriho, cyangwa se wenda n'ibyo bintu urimo gutekereza ko ashobora kuba yaragiye agutwitiye umwana w'umuhungu akaba wenda ari uko bigendanye n'ibyifuzo byawe, njyewe nuko ndimo kubikeka. Zulfati yahise amaze ati ni ukubera icyo utekereza ko Salome ashobora kuba yarapfuye? Maze Raymond aramubwira ati ndimo ndatekereza imyaka yose ishize, imyaka 18 yose ishize utazi agakuru ke. Ese kuko abaye akiriho kandi wenda akaba yaragukundaga nk'uko ubitekereza, wenda mama wawe akaba yarakubeshye, ubu ntabwo yakabaye yaragarutse kukureba? Zulfati ati ntekereza ibintu byinshi cyane simbashe kubibonera igisubizo. Raymond yahise amubwira ati simbizi, reka n'ibyo ngibyo tube tubiretse. Gusa mu byari binzanye hano harimo n'uko nashakaga kuguhuza n'umugabekazi, ndavuga nyine mama wawe. Nawe amaze iminsi yarifungiranye arira, atarya, nta muntu n'umwe yifuza kubonana nawe. Gusa nagerageje kumuganiriza mubaza impamvu yuko kwiheba gukomeye amaranye iminsi, kuko bavuga ko ashaka no kwiyahura.
maze ngize amahirwe aranyumva, arambwira ngo afite agahinda gakomeye cyane, ngo hari ibyo ashaka ko wowe muganira, ariko afite ubwoba bwo kukureba mu maso. Rero ngo niyo mpamvu yifuje yuko namuherekeza. Yambwiye ngo ntazi aho yahera akuganiriza, ngo ntazi aho yahera agutunguka mu maso, ngo afite ubwoba bwinshi cyane. Umwami Zulufata ubwoba bwaramwishe, ati mama wanjye yashatse kwiyahura? Ni iki cyatumye atekereza kwiyahura? Ese ni ibiki ubundi yatinye kumbwira? Ni iki cyatumye yifuza ko wamuherekeza kugira ngo aze kundeba ari uko aherekejwe agaragiwe n'abantu? Raymond ati nanjye simbizi, ariko namusabye ko yatuza, maze nanjye nyine nemera kumuherekeza, maze mukagirana icyo kiganiro mpari. Rero nawe niba ubyemeye nyiricyubahiro, reka umugabekazi aze muganire. Zulufata yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane, ariko aramubwira ati ni iki cyatuma nanga kuganira nawe? Maze Raymond aramubwira ati ndabizi wenda ushobora kutabyanga, ariko ndimo ndagusaba kugira umutima ukomeye cyane, kuko bisa nkaho ari ibintu biteye ubwoba yifuza kukubwira. Raymond bisa nkaho byose yari abizi, ariko atahita byose abimubwira uko bimeze. Umwami w'icyo gihe yari yatunguwe cyane, ati kuva navuka n'ubwa mbere mama wanjye yagira ubwoba bwo kugira ikintu yambwira turi twembi. Niba yakwiyambaje nanjye ntabwo nabyanga, kuko nawe ungana na data. Mubwire ko niteguye kumwumva rwose, kandi ko mfite umutima ukomeye nta kibazo. Naza nganiriza mbwire byose uko abyifuza, naho umwe nta kintu kibi kiri buze kuza kuba. Raymond yahise agahaguruka ajya kumureba, maze koko baza bazanye, maze ariko akinjira nk'uko Raymond yari yabivuze, kureba mu maso y'umuhungu we bibanza kumugora cyane, biramunanira neza burundu. Akihagera yari yabuze uko yifata, ubundi akareba hirya, ubundi akareba hasi, ubundi akipfuka mu maso, byari byamuyobeye. Yageze aho maze aratubara aravuga ati mwami nyiricyubahiro, ntukurama no kuramba, nubwo ndi nyoko, nushaka untange bamanike, rwose ndabyemera. N'ubundi nabuze icyankura kuri iyi si, nakoze ibidakorwa, nikoze mu nda, ayiwe narihekuye. Zulufata atari ko se ni iki mawe? Sigaho rwose rekeraho kurira umbwire. Mama we ati nahinyuje Imana, nasuzuguye igeno ryayo, nasuzuguye igeno ry'Imana ntihagwangana nayo, nasuzuguye ububasha bwayo, ntinyuye umugambi wayo, none dore rwose bigarutse ubwami bwose. Ayiwe byose ni njyewe kabitera, ntabwo nari nzi ko bizagaruka ubu bwami bwacu bwose, ntabwo nari nzi ko twese bizatugiraho ingaruka. Yakomeje kumubwira n'amaganya menshi, ati ntabwo nari nzi ko ntawiga Imana, none dore ishyano twagushije, natangije urugamba ndi umwe, none dore bigwiririye ubwami bwacu bwose. Nakoze ishyano ndimo ndabyicuza, byose rwose ni njyewe wabizanye, ni njyewe nyirabayazana w'ibibi kutubaho byose. Zulufata ati rega mawe, urimo urarushaho kuntera agahinda, kandi n'amatsiko agakomeza kwiyongera. Mbwira ni ukuri niteguye kukumva ngo uteze yombi, bikomeza guca hirya no hino. Mama we ati rega nabuze aho mpera, ariko n'ubundi amaherezo ndabivuga, wenda Imana yakoraho ibihano igaca inkoni izamba, gusa umbabarire mwana wanjye. Noneho yabonye imbaraga atangira kuvuga, maze aramubwira ati nk'uko nakubwiye ko Salome yagutaye akishakira undi mugabo, nkabibwira n'abandi bakozi bakoranaga ariko baze kuza kukubwira, wowe wabyemeye nk'aho nyine ari ukuri, ariko siko byagenze. Nkimara kumenya iby'urukundo rwanyu narabirwanyije, ariko mbona utabyumva, noneho ntangira kukwigiraho mwiza, ntangira no kwereka yuko nyine nkushyigikiye,
kugira ngo utazakeka ko hari ikintu na kimwe naba narakoze kubizaba kuri Salome, maze ngira Imana nawe urabyemera uranyizera, ntibigere ujya no kumushakisha nk'uko nari nakubujije. Rero mwana wanjye, numvaga ari igisebo kuzashaka umukobwa ukora ahangaha ari umujakazi, numvaga rwose ari igisebo ku bwami bwacu bwose, kandi numvaga nyine abaje atari n'abantu nk'abandi kuko narabaninaga cyane, numvaga udakwiye umuntu nk'uwo. Mwana wanjye, wowe ntabwo wabasha kumva agahinda nagize umunsi nakubazaga ko umukunda n'amaze ukabyemerera, byanteye umujinya mwinshi cyane. Rero natangiye gutekereza ikintu nazakora kugira ngo mubashe gutandukana burundu, ariko nyine ngikomeje gushakisha icyo nakora, nza kumenya ko hari ijoro mwamaranye, maze birambabaza cyane. Nahise numva ibintu byarafashe indi ntera, maze mpita nshaka abantu bamuherekeza, maze aragenda kandi mubwira ko atazagaruka, ko agomba kugenda, ntuzigere umenya irengero rye. Ndamubwira nti nibeshye ukigaragaza uzahita wicwa. Umukobwa twamujyanye ahantu kure cyane, dukomeza no gushaka abantu bamuducungira, maze nawe nkomeza kukurindagiza nkubwira ko yashatse undi mugabo kugira ngo utamushakisha, maze ngira n'Imana uranyumvira. Zulufata ako kanya nubwo yari yemereye Raymond yuko atari buze kuza kurakara, ariko ako kanya yatangiye kurakara cyane, amarira ashaka no kwisuka kandi ari umuntu w'umugabo, yibutse ukuntu yakundaga Salome cyane. Hari hashize imyaka myinshi, ariko ibyo bintu yaratangiye kubyibuka nk'aho byabaye ejo. Mama we yakomeje kumusaba imbabazi, maze Zulufati ati none ni ukubera icyo ubimbwiye iki gihe? Ni ukubera icyo umbwiye ibyo bintu byose nyuma y'imyaka yose ishize? Kubera icyo ubimbwiye ubundi? Kuki utabiretse ukabyihorera nk'uko igihe cyose tumaze wari warabyihoreye kubimbwira? Kubera icyo ubivuze? Mama we ati rega mwana wanjye, hari impamvu itumye mbikubwira none. Maze Zulufati ati iyo mpamvu nyine niyo nkeneye kumenya, kubera icyo ubimbwiye iki gihe? Mama we ati rega nabuze aho mpera mwana wanjye. Raymond ati humura kandi tuza, gerageza utubwire byose uko byagenze, kuko uyu munsi wiyemeje kuvugisha ukuri kose. Tubwire kandi uhumure nta kibi kiri buze kuza kukubaho. Yakomeje kubabwira ati icyo gihe Salome amaze kugenda, nakomeje kumukurikirana maze nza no kumenya ko yagiye atwite, ariko ndavuga nti amaraso ya cyami ntago agomba kunyanyagira ahantu hose, indi igomba kuvamo. Mu by'ukuri numvaga nta mujakazi nk'uwo ugomba kutubyarira, numvaga rwose nta mwana wacu wavuka ku bantu nk'abo. Amaraso yacu numvaga atakivanga n'ay'abatindi nk'abo ngabo, dore ko nabafataga nk'umwanda, babafata nk'aho ari abantu b'umuvumo nyine batuzanira ikibi. Numvaga umwaka twaterwa nabo tutazigera tuwukira. Rero mwana wanjye, umbabarire ko ari uko nabitekerezaga. Zulufata ararakara ati mama, koko yari atwite? Ntumbwiye Salome wanjye yagiye atwite? None se mama, mwankuriye inda? Umwana wanjye mwamwishe ataranagera ku isi? Mama we ati oya rega, kuyikuramo byaranze, igihe cyose twabigerageje ntabwo byigeze bikunda. Salome twamushyiriye kenshi imiti yakuramo inda mu byo kurya ndetse no mu byo kunywa, ariko biranga bibe by'ubusa rwose. Amezi yarinze agera yo kubyariraho tutarabasha kubikora. Twavuganye n'umuntu wagombaga kumubyaza ngo umwana azahita amwica, ariko nawe nza kumenya ko byamunaniye, ariko birandakaza cyane turanamuhana cyane. Icyo gihe nahise nshaka abagabo b'inzirabwoba b'inkorokoro ndabohereza kugira ngo bagende bafate uwo mwana bajye kumwica. Umwami ako kanya yahise arakara cyane, ahita ahaguruka kugira ngo agende afate mama we mu ijosi, ariko Raymond aritambika ati nyiricyubahiro ndakwinginze sigaho rwose, uribuka neza ibyo wansezeranyije, wambwiye ko uri buze kuza kugira umutima ukomeye. Rero rinda ijambo ryawe, ndakwinginze uburakari bwikuganza. Umwami ararira ati koko mama, wabuze ukuntu Salome namukundaga cyane, wanyaga ibyo ntunze byose
ukanyambura icyubahiro cyose, ukanyambura ubwami bwose, ariko ukansigira Salome n'uwo mwana wacu. Mama, nakugiriye icyizere, nanga kumushakisha ngo ntazavaho nica umutware we nkamusigarana, kubera ukuntu nyine namukundaga. Nanjye kuko nakururaga ifoto ye yicaranye n'undi mugabo, nkumva ibyo bintu sinabasha kubyihanganira, maze ndakumvira nanga kujya kumureba. Icyo gihe mufata nk'umubyeyi mwiza w'intangarugero urimo kungira inama nziza yo kutaganzwa n'umujinya. Maze mama, nanga kumena amaraso, ndirinda, nanga kujyaho ngo hato nyine ntazica umuntu. None ngaho ndebera wowe ibyo wakoze. Mama, wabirenzeho wowe wica umwana w'inzirakarengane, ariko si icyo gusa wakoze, kuko uwo mwana wishe yari n'umwuzukuru wawe. Ngaho tekereza kuri ibyo bintu wakoze. Ese mama, burya uri igisimba kuri urwo rwego? Zulfati yakomeje kurira, Raymond nawe akomeza kugerageza kumuturisha, maze atangira kuvuga ati, ngaho nimunyereke byibuze imva y'umwana wanjye, nimunyereke ahantu ashyinguye, ngende mwunamire. Mama we noneho nawe yari yatangiye kurira, yabuze n'ikindi kintu yakongera kuvuga, maze Raymond akomeza kubwira umwami ati, nyiricyubahiro ndakwinginze ihangane, kandi na mama wawe rwose witegure gukomeza kumwumva, ngira ngo hari ibindi byinshi afite gishaka kutubwira. Reka tumutege amatwi tumwumve rwose, twumve ikintu atubwira. Umwami atatubwira, ubwo se aratubwira ibiki? Erega agitangira kutubwira ibi bintu twumvaga ari ibintu byoroshye, dutangira twumva ari ibintu by'ubugome bisanzwe yakoze, ariko ukagenda bivuga birimo kurushaho kundenga. Rero narekeraho, nta kindi kintu nkishaka kumva. Ese uragira ngo atangire atubwire ukuntu umwana wanjye bamwishe urubozo? Ese urimo uragira ngo atubwire iki? Ni ikihe kintu kindi wumva yatubwira kizima? Urimo uragira ngo akomeze yigamba ubugome bwe? Nta kindi kintu nshaka kumva. Nagenda nyereka aho umwana wanjye ashyinguye, ubundi agenda ajya no kunyereka ahantu Salome asigaye aba. Nta kindi kintu rwose nkeneye kumenya. Mama we yabuze icyo avuga, akomeza guceceka, ariko n'amarira akomeza kwisuka. Umwami nawe akomeza kumuhatiriza ngo namubwire ahantu umwana washyinguye. Mu gukomeza gutegereza igisubizo ari buze kuza kumuha, yongeye nanone kumubaza ati, ese ubundi Salome kubera iki atakoze ibishoboka byose ngo ambwire? Kuki atambwije ukuri? Kuki atambwiraga ibiri kumubaho byose? Ese kuki atigeze amenyesha ikintu na kimwe? Kubera iki yabikoze? Raymond ati, rega nagusabye gutuza, ndimo ndibaza yuko ibyo bibazo byose ufite mama wawe byose bifitiye ibisubizo. Rero reka umuha akanya kandi ntukomeze kumwereka nyine ko ufite agahinda gakomeye cyane, kuko nawe urabona ko bitamworoheye. Hanyuma umuhe umwanya tuze akubwire byose, kuko ashobora kugira ubwoba n'ibindi yagombaga kutubwira ntabivuge. Gerageza utuze, maze nawe abona aho ahera atubwira byose uko byagenze. Mama we yakomeje kubabwira ati, Salome yanditse inyandiko nyinshi cyane ngo bazazikuzanire, ariko bakazifatira mu nzira bakazimpereza. Yakohereje ubutumwa bwinshi cyane bakabumwambura, maze tukabuca cyangwa se tukanabutwika butakugezeho. Yaje kenshi kukureba bakamusubizayo, rimwe ahabwa agasopo ko niyongera kugaruka kazishwa, kuko icyo gihe yari yakubiswe cyane hafi no kumwambura ubuzima. Abona ko nta mikino ihari kumutaha niyongera kubigerageza n'abazicwa. Icyo gihe twatangiye kubona ukuntu umukobwa gukomeyeho cyane, maze nawe dutangira kumwoherereza inzandiko bisa nk'aho ari we wazanditse, ariko nyine inzandiko z'impimbano zivuga yuko utakimukunda, zivuga yuko rwose wamwibagiwe, ko utakinamutekereza habe na gatoya. Rero nawe haratangira kwizera yuko ari ukuri, tubona ntiyongeye kugaruka ibwami gutyo. Naho umunsi abyariraho yamaze kubyara amera nabi cyane, yenda no gupfa. Aha atangiye kumerera neza, atangiye kugarura akabaraga, yatangiye kubaza ahantu umwana wabyaye yaba aherereye kugira ngo bamumuzanire, ariko bamubwira yuko umwana yavutse yapfuye. Icyo gihe
Amakuru namenye nuko Salome amaze kubimenya agahinda kamwishe cyane, kubera ukuntu uwo mwana yaramufitiye urukundo rwinshi cyane, maze agwa igihumure ngo hashira iminsi 3 atarongera gukanguka. Aho azanzamukiye yongeye kugarura ubwenge, bamubwiye ko rwose uwo mwana koko yavutse yapfuye kandi ko ba nyiri umwana kwa se bahise bamufata bakajya kumwishyingurira. Bakomeje kumutera ubwoba bamubwira ko atemewe no gukandagiza ibirenge by'aho umwana we yashyinguwe, ntacyo ari burenzeho kuko namwoherereje urwandiko ruvuga ko umwana wacu twamwishyinguriye ko tutanamwemerera yuko nyine ahakandagira. Ndamubwira ati noneho icyaguhuzaga n'umuhungu wanjye urabibona neza ko kitagihari, rero ntuzigere uhatungutsa n'amazuru. Zulfati noneho ako kanya yumvaga no kuvuga atakibishoboye, yacitse intege, atangira kumera nkaho nawe atakaje ubwenge ho gatoya. Raymond wari wabahuje nawe yabonye ko ibyo bintu bitoroshye cyane, abona rwose ni ibintu bikomeye cyane kubyumva, maze aho Zulfati yongeye kugarurira akabaraga, Raymond ahita abaza mama ati none se abo bagabo baje bagafata uwo mwana bigeze bakubwira ahantu bamushyinguye? Maze arababwira ati batubwiye ko bamwishe ariko ntabwo nzi aho bamushyinguye, nabo kandi ntabwo bari bazi ko avuka ibwami, bagiye gutyo gusa ari ikiraka bahawe kugira ngo bagende nyine bajye kwica uwo mwana abana bihanangirije ngo ntibazabivuge. Niba rero baramutaye mu ishyamba nyuma yo kumwica rwose simbizi, ntabwo nzi ukuntu byagenze, gusa icyo nzi cyo nuko uwo mwana yapfuye. Zulfati atariko mbega ubunyamaswa, ese ugitekereza ku gahinda mwasigiye Salome? Ese mama ujya wicara ukumva umuntu muzima, ujya wumva uri umuntu nk'abandi cyangwa se igikoko? Ndumva rwose njyewe ntazongera no kukwita mama wanjye kuko ntabwo bikwiriye, ntabwo ukwiriye kwitwa mama wanjye n'ubwo bunyamaswa bwose. Ese ubundi yari yabyaye iki? Yari yabyaye umukobwa, yari yabyaye umuhungu, imfura yanjye yari yavutse ari iki? Kumubaza icyo kibazo mama we yumvaga ari nk'icumu rimuhinguranyije umutima, kubera ukuntu yari azi ukuntu umwami akeneye umuhungu cyane kandi nabizi neza yuko Salome yari yabyaye umuhungu. Maze mama we n'amarira menshi ageze haravuga ati mwana wanjye, imfura yawe yari umuhungu, mbabarire mwana wanjye. Umwami amarira yarisutse nanone, maze atangira gusaba Imana imbabazi ati Mana yanjye umbabarire, umuhungu wari wamuduhaye nuko turi intashima, wari wamuduhaye maze ntitwashima ntitwanyurwa, utubabarire. Ndimo ndahangana n'ibihano byawe, ndimo ndishyura amakosa yakozwe na mama. Yatujeho gatoya ati sindi bukomeze kwicara mutatweretse aho umwana wacu ashyinguye. Mama nkeneye kumenya ahantu umwana wanjye aruhukiye rwose kugira ngo mubabarire, n'ukuri bunyereka ahantu umwana wanjye mwamushyinguye. Mama we atari ko se ko ntahazi koko ndagira nti? Raymond ati abo bagabo se wenda ubungubu ntibaba bahazi? Uhagerageza kubashakisha, ahari wenda batubwira amakuru y'ahantu uwo mwana yaba aherereye. Mama wa Zulfati ati yewe numvise ko umwe muri batakiriho, ariko ahari wenda uwo nguwo wasigaye twamushakisha, wenda ashobora kuba akiyibuka ntawamenya. Batangiye gushakisha uwo nguwo ukiriho, maze baramushakisha koko, maze kubw'amahirwe baramubona. Zulfati akimubona yariruhukije, maze aravuga ati ntabwo ari uyu nguyu wenyine ngomba gushakisha ngo atwereke aho umwana wacu aruhukiye, na Salome ngomba kumubona, ngomba kumenya yuko akiriho. Bahise bashaka amatsinda abiri, rimwe rijya gushaka Salome, irindi rijyana n'umwami kujya kureba
niba babona ahantu uwo mwana yaba aruhukiye. Bafashe urugendo baragenda, ariko bageze mu nzira wa mugabo wari kumwe n'umwami atangira gutekereza ati ese ubwo kuko nibambaza aho umwana ashyinguye nkaherekana bagasanga ntawe urimo ndavuga iki. Dore bambajije niba aho umwana twamushyinguye mpibuka mpita nikiriza kuko numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane ko nimvuga oya bari bunyice, kuko ari ngewe bari bahaye nyine ikiraka cyo kujya kumwica na wa mugabo wundi. None koko mundebere ubwo koko nikirije ndaza kuza kubabwira iki? Yakomeje kwibaza byinshi, aravuga ati urwanjye rurarangiye. Nyuma y'imyaka 18 rwose nari mfite icyizere cy'uko ibintu byarangiye nta n'uzongera kubivuga. Yewe amaraso y'umuntu rwose arakomeye. Yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane, maze ageze ariko aravuga ati ngiye kuvugisha ukuri kuko umwana atigeze apfa rwose. N'ubundi niba ari ugupfa ndabyiteguye, uyu munsi rwose sindi buze kuza kuwurenza. Rwose baranyica nta kabuza. Umwana banyohereje kumwica ariko sinabikoze. None rwose ndebera ngiye kubizira. Yahise basaba guhagarara aho bari bageze, maze umwami arikanga ati ko duhagaritse se twaba twageze? Umugabo atangira gutitira, maze ariko arahakana ati hoya ntabwo turahagira. Umwami ati none ko duhagaritse bigenze bite? Ahita ababwira ati ngewe rero rwose niba ari ukunyica n'ubundi muranyica, reka mbabwize ukuri kuko ibintu byose byagenze. Maze umwami ararakara ati wibeshye uvuga ubusa yuko ahantu mwamushyinguye utahibuka. Umugabo ati nyiricyubahiro si ibyo nshaka kuvuga, ahubwo nyine yatangiye gutitira burahahera. Maze umwami arabwira ati ahubwo nyine iki? Ngaho tubwire, urashaka kutubwira iki? Yakomeje kwishakamo imbaraga maze ahita ababwira ati umwana ntabwo twigeze tumwica. Umwami yabaye nk'uwikanze atuvuze ngo iki? Maze uwo mugabo aravuga ati nyagasani rwose twarenze ku mabwiriza twari twahawe. Umwana ntabwo twigeze tumwica rwose, ntabwo yapfuye. Mumbabarire ko mwabimbaje nkahita nemera vuba vuba, mfite ubwoba bw'uko nimbihakana muri bunyice, ariko rwose umwana ntabwo yapfuye, ntabwo twamwishe. Umwami noneho yahise yururuka ku ifarashi yari ariho, ahita amwegera aramubwira ati ndakwinginze ngaho shira igihunga, ngaho mbabarira umbwize ukuri, umbwire neza niba ibyo bintu urimo kuvuga ari ukuri, kuko umwana ntabwo mwigeze mumwica. Uwo mugabo ati nyagasani umwana ntabwo twamwishe, twari twahawe amabwiriza yo kumwica ariko ntabwo twigeze tubikora. Umwami yariruhukije maze aramubwira ati ngaho wigira ubwoba mbwira byose uko byagenze, kandi humura nta kintu kiri buze kuza kukubaho. Mbwira niba mwana mutaramwishe byagenze gute? Yatangiye kubabwira inkuru yose y'ukuntu byagenze, ko hari umudamu utaragiraga umwana wamubasabye maze bagahita bamumwihera. Byihuse nta no gutinda bahise bajya muri ako gace maze batangira kubaririza. Babaririzaga umudamu wamaranye n'umugabo w'imyaka 15 ariko nta mwana bafite. Maze umugabo akaza kwitaba Imana nta mwana n'umwe amusigiye. Maze nyuma uwo mudamu akaza gutoragura uruhinja. Bavugaga gutyo kuko icyo gihe Veronica atari yarigeze ababwira izina rye, gusa iby'umwaka yamaranye n'umugabo we byari yarabibabwiye. Bakomeje kubariza ahantu hose, bakomeza gushakisha ariko bakomeza kumubura ntibamubona. Impamvu batamubonaga nuko aho hantu bashakiraga byasaga nkaho umugabo yagendaga yobagurika, ntabwo yahibukaga, kuko icyo gihe bahajya yari yo nshuro ya mbere yari ahageze, kuko nabo bagendaga batazi ahantu barimo kwerekeza, bashakisha ahantu hari imanga nini n'ahantu hari ibihuru nyine ku buryo nta wababona, ku buryo rwose ako gace mu by'ukuri atari asanzwe akazi. Gusa uko bakomezaga kugenda babaririza baje kugera ku muntu umwe nuko bumva uwo mudamu ashobora kuba amuzi, maze niko kubaza bagenzi be bandi b'abaturanyi be, bababwira yuko uwo muntu bamuzi, ko hari umudamu witwa Veronica watoraguye umwana akamurira, kandi ko yari amaze igihe kinini cyane nta mwana afite, n'umugabo we ko yari amaze iminsi yitabye Imana. Umwami ati nta gushidikanya uwo nguwo rwose ashobora kuba ari we.
nta no gutinda umwami yahise asaba abo bantu ko baza bakajya kumwereka uwo muntu barimo kuvuga ko yitwa Veronica, maze bahita bagenda berekeza iwe. Bakigerayo Veronica akibakubita amaso yarikanze. Wa mugabo nubwo harashize igihe kinini cyane kandi bakaba barabonanye butangiye kwira, ariko yaramubonye asa nkaho amwibutse. Veronica nawe nubwo yari atangiye gusaza, ariko uwo mugabo nawe yaramubonye rwose aramumenya. Veronica ariko yumvaga atabyumva kubona umwami aje mu rugo iwe. Yumvaga byamuyobeye, ntabwo yari mu kubisobanukirwa. Atangira gutekereza ati, umwana wanjye se Moses ko yambwiye ko umwami azamutumaho, ibi ni ibiki? None se kumutumaho yabonye bidahagije aje kumwirebera hano mu rugo? None se byaba atari ibyo hakaba hari amakosa yakoze ko mbona hashize n'akanya atari hano mu rugo? Ubu koko byaba ari amahoro? Veronica yabuze uko yifata, guhagarara biranga, ubwoba buramutaha buramwica. Umwami ubwo bwoba yarabubonye maze aramubwira ati, wigira ubwoba mubyeyi, turashaka kumenya niba wowe n'umuhungu wawe aba bagabo baguhaye mumeze neza. Veronica ati, umuhungu bampaye? Yahise yibuka ukuntu bamubujije bakamubwira ko atazigira agira ikintu na kimwe avuga, atangira kujijinganya, ariko atarasubiza. Moses yahise ava ahantu yari yagiye, akubise amaso amafarashi y'ibwami yari ari ku marembo y'iwabo. Ubwoba buramwica cyane. Yahise akomeza mu mbere asanga umwami n'abasirikare b'ibwami bari kumwe na Veronica. Ubwoba bwaramwishe cyane maze atangira kubasaba imbabazi. Ati, ntihagire icyo mutwara mama wanjye ndabinginze, kuko rwose mama wanjye ndamukunda cyane, ntimumugirire nabi. Nuko ahita anyura muri bo, ahita agenda yirukanka, ahita ahagarara iruhande rwa Veronica, ahita atangira kumubaza niba ameze neza, ariko Veronica amubwira ko ameze neza nta kibazo. Umwami yakomeje kwitegereza Moses maze biramucanga, yumva atabyumva neza. Yahise abaza Veronica niba uwari wa muhungu avuga bamubwiye bamuhaye, maze ahita avuga ati, yego koko nibyo, uyu mwana namureze ari uruhinja, niwe mwana wenyine mfite. Umwami yumvaga atabyumva, ntabwo yumvishaga ukuntu wa muhungu yari yakunze, yifuza no kuba yamugira nk'umwana we akamuzamusimbura, akumva ukuntu ibyo bintu byikoze ari we muhungu umwe rukumbi afite, yanabyaranye n'umugore yakundaga cyane, akumva ntabwo arimo kubasha kubisobanukirwa. Yakomeje kumwitegereza biramurenga, kubona akiriho, akiri muzima, n'ibintu byose yanyuzemo n'ukuntu mama we yamubwiye byose byagenze, yumvaga atarimo kubishyikira. Umwami yari yabuze icyo avuga, byamucanze, maze gukomeza guhagarara biranga, ahita yegera Moses aramuhobera cyane n'amarira menshi cyane kwifata byanze. Ati, muhungu wanjye uraho neza, Imana ishimwe ko yakurinze ikakurinda muri iyi myaka yose 18, ntazi irengero ryawe, wanyuze muri byinshi, ariko Imana yabanye nawe. Yakomeje kumuhobera cyane yanga kumurekura. Moses nawe akareba kumirwa, akumva ntabwo arimo kubisobanukirwa. Yibazaga ati, umwami arimo aranyita ngo ndi umwana we? Mu by'ukuri yari yayobewe ibyo ari byo. Umwami yakomeje kumuhobera cyane, Moses nawe nubwo byari byamuyobeye, ageze aramuhobera nawe, bose barahoberana ntibarekurana. Hashize akanya ariko barabikuranye, maze umwami ahita agenda ahobera Veronica, aturiye intwari cyane mubyeyi, wakoze byinshi cyane bikomeye abantu benshi batari kubasha gushobora. Uba waramuretse bakamujugunya mu manga, wowe kwirukanka ukigendera ugatabara amagara yawe. Ntabwo wigeze ugira ubwoba bw'uko nawe bashoboraga kukwica bakakugirira nabi, ahubwo waba basabaga imbabazi ubabwira ko kugira ngo bice uwo mwana ari wowe bakwica. Ndabizi neza byose babintekerereje, bambwiye ukuntu byagenze kugira ngo bamuguhereze. Veronica koko rya joro ryose yahise aryibuka uko byagenze,
nuko nawe atekereje ukuntu yakiriye Moses ari agahinja gato cyane n'ukuntu amaze kuba umugabo, maze nawe amarira y'ibyishimo aramwica. Bageze aho baratuza maze baricara batangira no kuganira. Ako kanya noneho nibwo Moses yamenye ko ari igikomangoma. Nta na rimwe yari yigeze arota cyangwa se ngo atekereze yuko ari igikomangoma. Veronica nawe amenya neza ko yareze igikomangoma atabizi. Moses bakomeje kuganira maze ageze ahabaza aho mama we wa nyawe ari, bamubwira ko hari irindi tsinda ryagiye kumushakisha kandi ko bizeye yuko bari buze kuza kumubona. Bahise babwira Moses ko bagomba kujyana ibwami, maze Moses arabyanga ati ntago nasiga mama wanjye, rwose ndishimye ko mbonye umuryango wanjye, ariko nanone ntago turi bujyane, sinshobora gusiga mama wanjye. Maze umwami aramubwira ati humura mwana wanjye, nawe murazana tujyane ibwami, ntago uri bumusige wenyine. Veronica bakimubwira kujyana ibwami ati ntago twajyana mwana wanjye, mira wowe mujyane, muzajya muza kunsura, si ngombwa ko nanjye tujyana. Veronica bakomeje kumwinginga ngo nawe bajyane ariko arabyanga. Maze Moses ati niba ubyanze nanjye ntago ndi bugende. Veronica ati mwana wanjye urabizi ndagukunda, ariko genda kuko n'ubundi nzakomeza mbe umubyeyi wawe, nta kintu na kimwe kizigera kidutandukanya. Dore n'ubundi wari umaze gukura, wendaga kujya mu rwawe kandi ntabwo twari buzajyane n'ubundi. Rero uzajya ukomeza unsure nanjye mbasure, nta kintu na kimwe bitwaye, kandi umutima wanjye wuzuye umunezero kubona umuryango wawe. Veronica bahise bamwemerera kuzamugorera bakazamuha ikintu icyo ari cyo cyose yifuza. Maze Moses nawe ageze aharemera amusezeraho, ariko amusezeranya ko azakomeza kumubera umwana, ko nta kintu na kimwe kizigera kibatandukanya, ko kandi nta kintu na kimwe kizahindura ko ari mama we, ko nawe azakomeza kumubera umwana. Maze aramubwira ati uzakomeza uri mama wanjye, uzaba nyogokuru w'abana banjye, uzahora uri byose kuri njyewe. Basezeranyeho nyine n'amarira menshi. Maze bageze ibwami, umwami ahita akubitana n'abandi bari bagiye kureba Salome, bamubwira ko bamubonye kandi ko akiri muzima, ariko ko yanze kuzana nawe. Umwami nta no kuruhuka, atitaye ku munaniro yari afite, yahise ajya kumureba. Maze akigera kwa Salome, akimukubita amaso, Salome ararira. Umwami bibuko habura umuntu n'umuhoza undi. Umwami yatangiye kumusaba imbabazi. Salome ati winsaba imbabazi, abaje kundeba bambwiye byose, nta na kimwe bigeze bampisha, bambwiye ukuntu ibintu byose byagenze. Rero wowe nta ruhare na rumwe wigeze ubigiramo, ngaho mbwira niba umwana wacu mwari mwagiye kureba mwabashije kubona ahantu aruhukiye. Salome yabivuga n'agahinda kenshi cyane, afite intimba nyinshi cyane ku mutima. Maze umwami ati ibintu ngiye kukubwira ntabwo ushobora kubyizera. Umwami aramubwira ati ese wakizera yuko umwana wacu nyuma y'ibintu byose byabaye Imana yakomeje kumurinda, none bakaba akiri muzima? Salome ati ntago mbyumva, urimo urambeshya, koko umwana wacu ni muzima? Byagenze bite ko njyewe nzi ko yapfuye? Umwami ati twese niko twabitekerezaga, ariko Imana ni igitangaza. Imana yaramurinze kandi rwose ari hameze neza, ni umusore mwiza cyane, numubona rwose nawe urumirwa, uratangarira imbaraga z'Imana. Ntabwo twese twabyiyumvishaga, ariko Imana yarabikoze. Salome ibyishimo biramwica, aramubaza ati none se ngaho mbwira mwamubonye? Umwami atarasubiza, Moses nawe wari wamenye ko papa we agiye kureba mama we, yari yahise agenda amukurikiye. Ako kanya ahita asubiza ati bambonye kandi nta kibazo na kimwe mfite, meze neza cyane, ngira ngo nawe urabibona. Bose bahise bahindukira ngo bumve uwo muntu uvuze ayo magambo, maze
babonana umuhungu wabo Moses wari waje amukurikiye. Salome yatangiye gutitira ati Mana nyagasani, uyu nguyu ni umwana wacu? Umwami ati cyane. Salome yumvaga atabyumva maze ahita ahobera umuhungu we n'amarira menshi cyane. Umuryango wose urongera urahoberana, barahura mu bintu batigeze batekereza habe na rimwe mu buzima bwabo. Maze Salome aravuga ati Mana yanjye ushimwe kandi uhimbazwe, ntabwo nzi ukuntu nagushimira. Mana wakoze ibintu bikomeye cyane umuntu atatekereza, kuko ibintu nanyuzemo nkimara gusama inda y'umwana ni ibintu biteye ubwoba cyane. Nta muntu watekereza yuko rwose uyu mwana yari kubasha gukura akaba ageze aha ngaha. Bakomeje kwishima cyane, maze ariko Salome akavuga ati najyaga mbyumvamo ko umwana wanjye ashobora kuba atarapfuye, ariko nta gihamya nari mbifitiye. Twanyuze muri byinshi, ariko Imana yakoze ibitangaza. Umwami akamubwira ati nanjye sindabyumva, ntabwo ibintu umuntu wese yabasha kubyumvisha. Maze ariko ahita abwira Salome ati ugomba kuza rero tukajyana. Salome ati hoya, ntabwo rwose twajyana. Moses nawe wari washimishijwe no kongera kubona ababyeyi be aramubwira ati mama, kubera icyo utaza ngo tujyane? Ese washatse undi mugabo? Salome ati oya, nta nubwo nigeze ntekereza gushaka. Numvaga ntabona n'izo mbaraga zo kubana n'undi muntu. Zulfati ati ndabizi neza ko wankundaga cyane kandi nanjye ndacyagukunda. Salome ati ndimo ndumva naza tukajyana, ariko mfite ubwoba ko abandi bagore bawe tudashobora wenda kubana neza. Sinzi niba banyakira neza, sinzi niba batangirira ishyari. Zulfati ati humura nta kibazo muzigira mugirana, niba wumva kandi utaza ngo tujyane njyewe ndasigarana nawe, ndasiga byose mfite nze twibanire, kuko n'ubundi ubwami bwabonye irene bwo. Yahise areba Moses, maze Moses atamenya ko ariwe arimo kuvuga ngo ubwami bwabonye bene bwo. Maze Moses aramwenyura ariko aravuga ati papa, niba urimo gutekereza yuko nahita nima ingoma, nanjye ntago nabyemera. Niba uhisemo kugumana hano na mama, nanjye ndaza tugumane, kuko mu by'ukuri icyo nkeneye ntabwo ari ukwima ingoma kurusha ibindi bintu byose, ahubwo icyo nkeneye ni ukubana namwe. Nabayeho ndi kumwe na Veronica, tubana mu bukene ariko twari tunezerewe. Rero icyo nifuza ubu ngubu ni umuryango kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Rero ntababeshye, nkeneye kubana namwe, nkeneye kuba mfite papa na mama iruhande rwanjye, rwose ndabikeneye cyane. Zulfati ahita abwira Salome ati wabyumvishe neza ko umwana agukeneye cyane. Salome yakomeje kubona ukuntu umwami akimukunda cyane, yemeye guhara byose agasiga byose inyuma akamusanga bakibanira. Abona n'ukuntu umuhungu we bisa nkaho yifuza kuba yabana nabo bombi, kandi nawe yibuka ukuntu abakunda cyane, yifuza kumarana nawe ubuzima bwe bwose yarasigaje. Maze noneho ahita abyemera barajyana. Yari abizi neza ko bitazamworohera kuko ubwo bari babaye abagore 5, ariko hamwe no kwiyoroshya no guca bugufi yarabishoboye kandi bose bibanira neza mu mahoro. Igihe cyaje kugera Salome nawe aza kujya gusura Veronica, maze amushimira ko yamurereye umwana, maze bibera inshuti, amera nka murumuna we neza. Veronica utaragiraga umuryango, ubugira neza bwe bwamuhesheje umuryango mu bintu ategeze atekereza ko byamubaho, kandi yari afite n'icyubahiro cyinshi cyane. Abantu bamwubahiraga ubwo bugira neza bwe yari yarigeze, kandi ataratekerezaga ko wari kubugirira ari umuntu ukomeye cyane gutyo. Mu rusisiro rwabo bamwigiragaho byinshi cyane, yari icyitegererezo. Umugabekazi nawe yaje kubasaba imbabazi bose, maze nabo baramubabarira kuko yageze aho akemera kuvugisha ukuri
kandi uko kuri yavugishije akaba ariko kwabagejeje ku mwana wabo. Umwami akongera kunezerwa. Umwami kandi yashimiye na wa mugabo utarigeze yica Moses, ahubwo akamwihera Veronika, maze amubwira ko amushimiye cyane we na mugenzi we, amubwira ko agomba no kubagororera. Nubwo mugenzi we yari yaritabye Imana, ariko ingororano yashyikirije umuryango we. Bose byarabatunguraga cyane, ntabwo batekerezaga ko nyuma y'imyaka yari ishize myinshi gutyo, ubwo bugiraneza bagize bushobora kubagaruka, maze umwami akabitura, cyane ko batari banazi ko umwana batanze banze kwica ari igikomangoma. Umwami Zurufati yari abayeho none hanezerewe cyane kubera kongera kubona urukundo rw'ubuzima bwe. Nta kintu na kimwe cyamunezezaga kuko aba yibereye hamwe na Salome. None ariko akanezezwa cyane no kubona umwana w'umuhungu yasabye Imana kuva kera yaramumuhaye, noneho ikamumuha, akamubyarana n'umugore yakundaga kurenza abandi bantu bose. Noneho by'igitangaza akabona ari na wa mwana w'umuhungu yageze kubona akamukunda cyane ku buryo yumvaga yanamugira n'umwana we. Mbese nawe yarabikururaga ibyo bintu akumva ntabashije kubishyikira. Zurufati yaranezerewe cyane ku buryo abantu bose bamubonaga bakabona ko anezerewe. Muri iyo minsi uwamubonaga yabonaga atangiye kumera nk'aho atangiye kuba umusaza, ariko kongera kubona Salome n'umwana wabo rwose byamusubije ubusore. Abantu bamubona bagatangara cyane. Yaranezerewe ku buryo na mama we yabibonaga, maze yabona uwo munezero yari yaravukije umwana we akabyicuza. Ariko noneho yabona umuhungu mwiza nka Moses yari agiye kwambura ubuzima, agahinda kakamwica, akumva abuze neza n'aho arigitira. Imyaka nayo yarihuse iba myinshi, nuko igihe kiza no kugera Moses utarigeze yifuzwa, igeno ry'Imana rirasohora, aza kuba umwami. Muri icyo gihe Zurufati yari yaramubwiye ko atazamureka ngo arindire yuko atanga, ko agomba kuzima ingoma hakiri kare akiriho, kugira ngo azajye amugira inama hari ngombwa. Nuko bibuko Moses utarigeze arota na rimwe ko yaba umwami, nuko yisanga yicaye ku ntebe y'ubwami. Veronika nawe bari baramwubakiye noneho hafi y'ubwami, maze Moses nk'uko yari yabimusezeranyije akomeza kumubera umwana. Igihe kiza no kugera Imana imuha umugisha, nawe aza kubyara, amuha abuzukuru nk'uko yari yarabimusezeranyije. Veronika mu masaziro ye yari azengurutse n'abantu akunda cyane, kandi nabo bamukunda cyane. Abana ba Moses bari nk'abuzukuru be bwite. Salome mama wa Moses kandi nawe yari nk'umukobwa we. Umuryango mwiza yifuzaga kubera ubugwaneza bwe yari yarawubonye. Veronika yari urugero rwiza kuri benshi, yari icyitegererezo, yarinze asaza kirangwa n'ubugwaneza yabaye utazibagirana. Mama wa Zurufati kandi nawe yari yaramwigiyeho byinshi. Yari yarize kandi guha agaciro umuntu uwo ari we wese, ubwirasi yaraburetse burundu, kuko yari yarabonye isomo. Yari yarabonye ko Imana yo iyo ijya kugena igeno ry'umuntu itita ku havuka, ntiyite ku nkomoko ye, ntiyite ku muryango avukamo, ntiyite ku kazi akora, amazina bamwita cyangwa se bamuhimba, n'ibindi byinshi umwana w'umuntu ashobora kugenderaho. Maze bwa bwirasi bwose yari afite ahita agenda bufasha hasi, abantu bose akajya baha agaciro. Salome nawe yisanze asigaye ari umugabekazi, kuko ari we nyine wari nyina w'umwami. Nubwo ariko ari uko byari bimeze, ntabwo byigeze bimutera kwishyira hejuru ngo yumve wenda yasuzugura ba bagore bane bose umwami yari afite. Yumvaga atagomba kubasuzugura ngo nuko wenda yabyaye umuhungu, kubera yuko yari abizi neza ko byose byari biri mu mupango w'Imana. Nawe yari abizi neza ko nta kintu na kimwe yatanze ngo abyare umuhungu, maze kuba umwana w'Imana yarakomeje kumumurindira kugeza akuze, akongera kumubona ari muzima, kandi ari byinshi yanyuzemo byagombaga gutuma ashobora kuba yarapfuye, bimutera impamvu yo gushima Imana no kwicisha bugufi. Imiryango yabo yibanira neza cyane kandi mu mahoro, ibintu
byahoraga bitungura abantu benshi bikanabatangaza cyane kubona ukuntu abagore 5 b'umwami babanye neza kandi bumvikanye, kandi ibyo byose akaba ari Salome ubigiramo uruhare kugira ngo babashe kubana neza. Reka rero mbashimire cyane yuko mwabanye natwe, mwakoze cyane. Aha ni inkuru yacu uyu munsi yisoreje. Salome n'umwami Zerufati n'umwana wabo banyuze muri byinshi cyane, ariko kubw'imigambi y'Imana nyuma y'imyaka 18 barongera barabonana. Imana irongera irabahuza mu bintu batatekerezaga. Ni byinshi cyane rero twumvise muri iyi nkuru, ndizera yuko yakunyuze kandi ko wayikunze cyane. Imana ikomeze kubarinda kandi bishimire cyane. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Nema.